tugenda dusatira ahantu hakomeye cyane. Ubunyereri buragwiriye mu isi, umwijima urimo uragenda ucura, tugeze mu gicuku gikomeye. Niyo mpamvu turimo kuvuga ubutumwa mu buryo bwihuse kugira ngo umunyabwenge abashe kumva. Hanyuma ubutumwa bupfuye bwa prosperity gospel, ubutumwa bushingiye ku buntu butangaje, ubutumwa bushingiye kuri siyansi, filozofi n'ibindi, ubutumwa bushingiye ku bwenge bw'isi, ibyo nibyo bigezweho. Ibintu bya liturgie mu madini, ibintu biri ordinary ariko bitari mu mwuka, ariko itorero ry'i Yerusalemu mu gihe cy'intumwa ryari spirituel. Uyu munsi rero ni ordinary ariko spirituel byararangiye. Umwuka wera rero ni maneko, ni umutasi, ni utata akagaragaza imikorere ya antikristo n'imikorere ya satani, ku buryo itorero ribasha guhita rivumbura rikabimenya, rikavuga ngo hariya tugiye kwiga ibintu bigeze kuri bine. Nanone kandi icyambere, Yesu nagaruka azahagarara he? Ese azakandagira ku butaka? Ni ikihe gihugu azahagararamo? Ni hehe hateguwe Bibiliya igaragaza azahagarara? Icya kabiri, ese iyi ntambara azaba aje kurwana ngo tubisoma ko ari we uzayirwanira, azarwanisha iyihe ntwaro? Azakoresha izi ntwaro dukoresha zacu z'umubiri ibihugu byirwa bicura kugira ngo byirengere binarwanira ubutunzi n'ubukungu bw'isi? Ese nese mujya azakoresha ni mashini gani, ni rokobuteri, ni ziriya ndege z'intambara, ni inkota azakoresha burende, azakoresha bomba atomike, azakoresha iyihe ntwaro mu kurwanira iriya ntambara izaba iri kubera Harimagedoni? Amahanga yose yo mu isi azaba yahuriyemo ari gushaka guhanagura Israel ku ikarita y'isi. Icya gatatu nuko turi burebe amaraso azameneka ku bantu bose kuri ziriya ngabo zaturutse mu mahanga yose, ndetse n'abami ari bo baperezida bazagwa muri kiriya kibaya cy'Imegito kandi bishwe n'umwami w'Iteka wenyine. Turareba amaraso azameneka, ibirometero azatemba akageramo mu murambararo ndetse n'uburumbarare aho azaba ageze. Bibiliya irabivuga. Icya kane nuko turi burebe aho Yesu azashyingura izo ngabo. Azazishyingura kuko Yesu niwe uzazishyingurira. Turareba rero aho azashyingura izo ngabo zose zizaba zahuriye muri kiriya kibaya cy'Imegito cyangwa se Harimagedoni ziri kurwanya Israel. Yesu nagaruka azashinga ibirenge bye ku musozi. Uyu musozi ni umusozi w'amateka kuri Yesu. Uti kubera iki? Icya mbere, ni umusozi Yesu yakundaga gusengeraho akiri mu isi. Icya kabiri, niwo musozi yazamuriweho ajyanwa mu ijuru. Icya gatatu, uyu musozi kandi niwo abagabo babiri aribo bamarayika bahagazeho babwira intumwa ko nk'uko bamubonye abakuwemo ajyanwa mu ijuru ariko bazongera kumubona agarutse. Icya kane, kuri uyu musozi niho Yesu azongera gukandagiza ibirenge bye ubwo azaba agarutse. Igitabo cy'umuhanuzi Zekariya igice cya 14 kuva ku murongo wa 3 kugeza ku murongo wa 4 hatubwiye ngo maze Uwiteka azahura arwane n'ayo mahanga nk'uko yajyaga arwana mu ntambara. Uti azahurura arwane n'ayo mahanga nk'uko yajyaga arwana mu ntambara. Uwiteka ninde uzahurura? Ngo kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data twese ibihimbarizwe. Urumva ko rero Uwiteka ni Yesu. Ni ukuvuga ngo Yesu rero nagaruka azaba ahuruye kumanukana n'itorero rye aje gutabara Isiraheli. Azaza nk'uhuruye kubwo gutaka kw'ishyanga rya Isiraheli. Abayuda baza bari gutaka bari kuvuga ngo Mesiya waje ukadutabara, waje ukaturengera, ko twamaze kumenya ko ari wowe twishe, kandi ko twamaze kumenya ko wamaze gucyura itorero ry'abanyamahanga, waje ukaturengera. Rero Yesu azagaruka nk'uhuruye. Yesu rero bwa mbere aza yaje ari umwana w'intama kuko cyari kimuzanye no gucungura abari mu isi yose. Icyo rero yarakirangije. Hanyuma bwa kabiri azagaruka ari intare, ntabwo azagaruka ari intama. Ngira ngo murabizi ubukana bw'intare, murabizi ukuntu itontoma, kandi murabizi ko intare ari umwami w'ishyamba. Yesu ni umwami w'isi n'ijuru. Azagaruka rero ngaba ngo barigisha inyigisho z'ibinyoma, ngo nese ngo antikristo ngo yabaje kumara iki, ngo n'ibitorero zaba ryagiye, ngo kandi intego antikristo ngari ukuyobya itorero ngo no kurirwanya. Kwababwiye yuko iki gihe turimo cya antikristo arimo gukora icyo gihe cya kabiri nicyo gihe kibi cyane kurenza igihe cya gatatu azakora itorero ritakiri mu isi. Ngo amatwi yabo azaba barya bifuza kumva ibanezeza, bitume bigwiriza bigisha bahuje n'irari ryabo, kandi biziba amatwi ngo batumva ukuri, ahubwo bazayoba bakurikiza imigani y'ibinyoma. Ni ukuvuga ngo abaperezida b'ibihugu byose bazaba bameze nka ba guverineri, kuko antikristo niwe uzaba utwaye isi, niwe uzaba uyoboye. Azabategeka bose gukurikira ingabo zabo n'abajenerali bayoboye izo ngabo. Niba Zekariya avuze ngo maze Uwiteka azahura arwane n'ayo mahanga, ubwo ni Yesu nyine uzaba uhuruye agarukanye n'itorero rye nyuma ya myaka 7. Aho niho Yesu azakandagiza ibirenge bye aje kurwana intambara ya Harimagedoni. Mu yandi magambo noneho azakandagira ku isi. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwanika ikamba. Amahoro kuri wowe nshuti mukundwa kandi mwene data, wowe wana natwe kuri iki biganiro bitambuka kuri AYALONI TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza bw'Imana.
turakwifuriza kubonera umugisha mu byo ukora. Imana ihire imirimo y'amaboko yawe kandi Imana ikumvire mu bihe byose. Turasuhuza abantu mwese muri ku migabane itandukanye hirya no hino ku isi. Aho bwije reka tubabwire ngo ijoro ryiza, aho bwakeye reka tubasuhuze muti mwaramutse, aho bigeze ku manywa reka tubabwire ngo mwiriwe mwese aho muri hose, abo tudaherukana muraho mugubwe neza aho muri. Imana ibahe umugisha cyane. Turabashimira ku mwanya mufata mugakurikira ubutumwa bwiza bugenda butambuka kuri AYALONI TV, shakiro ry'ubutumwa bwiza bw'Imana. Jewe rero mugiye kubana ko bisanzwe ni Jarek ikigeneye nkaba ndi missionnaire imbata y'umwami wacu Yesu Kristo. Turashimira Imana rero kuko yongeye kuduha akanya kugira ngo dukomeze kuganira ku ijambo ryayo kandi turusheho gufashanya ndetse no gusobanukirwa iby'urugendo iyi nzira turimo, turibe ko twazayirangiza. Reka dusenge kugira ngo twinjire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nyakubahwa mu byo dukunda Data wa twese mwize ntwari mu ntambara, byiringiro by'abakwizera, mbaraga z'abera, buhungiro bwacu. Aya masaha ni amasaha meza tugiye kuganira na bene data ku bw'ijambo ryawe wandikishije ndetse no ku bw'ubutumwa bwiza ugenda unyuza mu wahamagaye. Turasenze kugira ngo buri wese ufashe akanya yumva ubutumwa bwiza, reka ijambo ryawe ry'ububasha mu buzima bwe kandi riri mu buhoreho ingoyi z'umwanzi ndetse byari bimubabaje. Ijambo ryawe ryururutse umutima we, nanjye ugiye kuvuga reka ntaba ari njye, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo niwe tubyambaje twizeye, amen. Iki ni ikiganiro igihe cyanjye gitambukamo inyigisho zigeze mu buryo butatu. Inyigisho ya mbere ni inyigisho y'ubuhanuzi w'ibitabo cy'ibyahishuwe mugezwaho nanjye Jarek. Hanyuma inyigisho ya kabiri ni inyigisho irebana no kugaruka kwa Yesu Kristo. Inyigisho ya gatatu ni inyigisho irebana n'ibimenyetso by'ibihe cyangwa ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu. Akaba ari inyigisho zitambuka mu kiganiro cyitwa igihe cyanjye. Iki kiganiro kimaze igihe kinini cyane, kimaze imyaka itari mike. Inyisho zitambuka haba ku maradiyo, kuri televiziyo ndetse na hano kuri AYALONI TV. Turashimira rero Imana gukomeje gukora imirimo ikagenda ibohora abantu, ikiza abantu kubw'ubutumwa bwiza bakomeza kumva. Uyu munsi rero tugarutse muri izi nyigisho za eschatology mu gitabo twanditse ukuri nahishwe. Ngira ngo abantu bamaze kukimenya ari benshi. Iki gitabo ni igitabo kirimo kugenda kibohora abantu benshi cyane hirya no hino ku isi, kandi abantu benshi bakugenda basobanukirwa ukuri k'ubutumwa bwiza, kuko abantu baribeshye, babeshywa n'amadini babamo, babeshywa n'abashinze ayo madini kubw'inyungu zabo n'indonke bashaka ndetse no ku bwa misiyo batumwe na Satani, bituma abantu batamenya ukuri. Iki gitabo rero kirimo inyigisho zitwa eschatology, inyigisho z'ibimenyetso by'iminsi y'imperuka, ibimenyetso by'ibihe, ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu. Ni ukuvuga ngo kirimo inyigisho z'uburyo butandukanye kuko kigizwe na page 108. Si kinini nta nubwo na gito, ni igitabo usoma ukakirangiza kandi uvanyemo ubumenyi bufatika. Kigizwe n'ingingo 11 zirebana no kugaruka kwa Yesu. Ni ukuvuga ngo ingingo ya mbere twabonye ko ari kugaruka kwa Yesu bisobanuye kuzamurwa kw'itorero, kuko Yesu ntabwo azagaruka aje gukina. Yesu ntabwo azagaruka ari umwana w'intama. Tuzi ko Yohana umubatiza bwa mbere amuvuga cyangwa se amugaragaza yaravuze ngo nguyu ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ariko Yohana intumwa ye wanditse ubuhanuzi w'ibitabo cy'ibyahishuwe, akandika ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, akandika n'inzandiko 3 ahishurirwa Yesu mu byahishuwe igice cya 5. Ntabwo yigeze amubona ari umwana w'intama, ahubwo yabonye ngo ari intare yo mu muryango wa Yuda. Yesu rero bwa mbere aza yaje ari umwana w'intama kuko cyari kimuzanye ni ugucungura abari mu isi yose. Icyo rero yarakirangije. Hanyuma bwa kabiri azagaruka ari intare, ntabwo azagaruka ari intama, azagaruka ari intare. Ngira ngo murabizi ubukana bw'intare, murabizi ukuntu itontoma, kandi murabizi ko intare ari umwami w'ishyamba. Yesu ni umwami w'isi n'ijuru. Azagaruka rero aje gutwara cyangwa se aje gukura mu isi abo yacunguye ndetse no kuzura abapfuye bose bamwizera, ariko n'abatamwizera nabo bapfuye bafite igihe cyabo bazazukiraho, ariko bazazuka bagiye gucirwaho iteka. Rero ingingo ya mbere niyo ngiyo, kuzamurwa kw'itorero bisobanuye kugaruka kwa Yesu.
urwandiko rwandikiwe Abayiburayo igice cya 9:27 haravuga ngo kandi nkuko abantu bagenewe gupfa rimwe hanyuma yaho hakaza urubanza niko na Kristo yamaze gutambwa rimwe ngo yishyireho ibyaha bya benshi, ngo azagaruka ubwa kabiri atazanywe no kwitambirira ibyaha, ahubwo abonekerere abamutegereza bose kubazanira agakiza. Ni ukuvuga ngo rero Yesu bwa kabiri ntabwo azagaruka aje kuba intama, ntabwo azagaruka aje kwitamba. Baratubwiye ngo azagaruka aje kubonekerera abamutegereje bose cyangwa se abamutegereza bose kubazanira agakiza. Niyo mpamvu rero uko azagaruka bizaba bitandukanye nuko yaje bwa mbere, kuko bwa mbere baravuze ngo yatambwe rimwe yishyiraho ibyaha bya benshi. Azagaruka bwa kabiri noneho aje gucungura gutwara abo ngabo bamwiringiye cyangwa se bamwizeye. Iyo ni ingingo ya mbere. Ingingo ya kabiri iri muri iki gitabo ukuri nahishwe ni ingingo irebana n'imikorere ya Antikristo mu buryo butatu cyangwa se mu bihe bitatu. Twasobanuye imikorere ya Antikristo mu bihe bitatu. Dusobanura igihe cya mbere uko yakoze, dusobanura igihe cya kabiri kandi iki gihe turimo, kandi iki gihe turimo akaba ari cyo gihe gikomeye kurenza ibindi bihe byose. Ngira ngo murabizi abantu bagiye baganira bahakana cyangwa se batumvikana ku birebana n'izi nyigisho cyangwa se n'inyigisho ya eschatology, kugaruka kwa Yesu n'ibihe by'iminsi imperuka. Harimo aba premillenariste n'aba postmillenariste ndetse n'aba amilenariste. Aba ni abantu bagiye bajimaka batumvikana kuri iki kintu. Abadiventiste babarizwa mu cyiciro cy'aba postmillenariste, hanyuma aba protestant cyangwa se aba pentecote bakabarirwa mu ba premillenariste. Rero aba postmillenariste twabonye ko bemera yuko Yesu azaza aje gutwara itorero isi yose ikamubona, hanyuma ubwiza bwe bugahita bwica abanyabyaha, Satani agasigara mu isi nta numwe ayoboye, Yesu agatwara itorero rye bakajya kwimana nawe ingoma y'imyaka 1000 mw'Ijuru. Abo ni abantu n'abafite iyo myumvire n'iyo myemerere, aribo ba postmillenariste, bakaba babarizwa mu cyiciro cy'abadiventiste. Hanyuma aba premillenariste bo bagahamya bagaragaza imyizerere yabo ishingiye mu ijambo ry'Imana yuko Yesu azagaruka ubwa mbere agahagarara ku bicu, kandi kuko Bibiliya niko ibivugira bigaragaza. Ibyo twarabyigishije. Hanyuma mu guhagarara ku bicu agahamagara abapfuye bamwizeye ndetse n'abazaba bakiriho bamwizera bose bagahindurwa bakamusanganira mu kirere. Niko Paulo yandikiye Abatesalonike mu rwandiko rwa mbere ibice 13 kugeza 18, ariko uhereye ku murongo wa 16 na 17 ngo natwe abazaba bakiriho duhere ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganirira umwami mu kirere. Rero urumva ko itorero rizasanganirira umwami mu kirere rizamuwe mu bicu, ntabwo Yesu azakandagira hasi. Iyo ni inshuro ya mbere Yesu azabaje, akazabonwa n'itorero rye, akazumvwa n'abamwizeye. Isi yo ntabwo izigera imubona. Icyakoza Yesu mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo 24 umurongo wa 30 hari amagambo yavuze, kandi amagambo afite ubuhanuzi bugomba gusohora mu bihe bibiri. Ni ukuvuga ngo ijambo rya mbere yaravuze ngo ubwo nibwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru. Iri jambo ubuhanuzi bwaryo buzasohorana no kugaruka kwe, ahamagara itorero ari bwo azahagarara ku bicu atazakandagira ku isi. Niyo mpamvu bavuze ngo ubwo nibwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru. Bivuye ngo ni ikimenyetso, ntabwo ari byo byanyabyo. Ikimenyetso kiba gifite ibindi gishatse kuvuga. Niba Yesu avuze ngo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru, ashatse kwerekana ko atazakandagira ku isi, ahubwo we hari ikimenyetso ab'isi bazabona, bamenye, batekereze, bibwire yuko Yesu yaba yagarutse. Icyo kimenyetso ni ikihe rero? Kizabamenyesha ko yaba yageze ku bicu, kuko aravuze ngo kizabonekera mu ijuru cyangwa se ku bicu. Icyo kimenyetso ni uko itorero rizakurwa mu isi. Hari abantu benshi bazagenda mu bigo byigenga, ibigo bya leta, amabanke, abana bazava mu nda z'ababyeyi, abana bave mu migongo y'ababyeyi, abana bave ku ibere ry'umubyeyi arimo konsa, abari kwa muganga bari kubagwa bazagenda niba bakijijwe, abaganga bazasiga abarwayi bari kubabaga ku maseta niba abarwayi badakijijwe. Ibyo byose bizaba
n'impanuka zizabera mu isi, izo mu kirere, izo ku butaka n'izo ku mazi. Ibyo nibyo bizaba ari ikimenyetso gihamiriza abari mu isi yose ko umwana w'umuntu yaba yagarutse akagera ku bicu. Nubwo batamubonye, ariko ibyo bazabitekereza cyane. Niyo mpamvu rero Yesu avuze ngo ubwo nibwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mw'Ijuru. Noneho uwo murongo nanone hazamo ubundi buhanuzi, hazamo irindi jambo yavuze naryo rifite ubuhanuzi bugomba gusohorana no kugaruka kwa Yesu inshuro ya kabiri. Iryo jambo yavuze ni irihe? Yaravuze ngo n'amoko yose yo mu isi nibwo azaboroga abonye umwana w'umuntu aje ku bicu byo mw'Ijuru afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi. Urumva iri jambo ngo n'amoko yose yo mu isi nibwo azaboroga abonye umwana w'umuntu. Ubuhanuzi noneho buragenda bugahura n'ubundi dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike mu rwandiko rwa kabiri, ibice 2 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4. Ariko ngenda ndashaka kuvuga ku wa 3, kuko uyu murongo wa 3 ukunda confusing abantu benshi cyane bashingiye kuri ya myumvire n'imyizerere y'amadini atandukanye, ariho bakunda kudiskita cyane ku kintu kirebana na Antikristo. Bamwe bakavuga ngo none se ngabantu ngo bigisha ko ngo Antikristo ngazaza itorero ryavuye mu isi, ngabo ngo barigisha inyigisho z'ibinyoma, ngo nese ngo Antikristo ngo yabaje kumara iki, ngo n'ibitorero zaba ryagiye, ngo kandi intego Antikristo ngari ukuyobya ngo itorero ngo no kurirwanya. Twababwiye yuko iki gihe turimo cya Antikristo arimo gukora icyo gihe cya kabiri, nicyo gihe kibi cyane kurenza igihe cya gatatu azakora itorero ritakiri mu isi. Iki gihe ubwo turaburira abari mu isi yose, turaburira abari mu isi yose, abanyarwanda mwese mwumva ikinyarwanda, mwumva ururimi rw'ikinyarwanda, n'abandi mufite batarwumva mushobora kuba mwasemurira mukabisobanura. Iki gihe turimo kuva nyuma y'intambara ya kabiri isi yose muri 45 kugeza iki gihe kuzageza Yesu agarutse, aribwo Antikristo yatangiye gukora mu buryo bw'amayoberane, noneho aho abantu batamenya imikorere ye, kandi akoresheje ibintu byinshi, yifashishije inzego za politike z'ubutegetsi bwo mu isi, akifashisha tekinoloji, akifashisha iterambere ririmo kwirukanka mu isi, akifashisha amadini, yarangiza akifashisha ya miryango twababwiye igeze kuri 4, ndetse harimo n'umuryango w'abibumbye wa 5. Ni ukuvuga ngo hari UN, hari abafrimaso, hari abaroze kuruwa, hari abailiminati, hakaza noneho rero n'uriya muryango witwa Dalos Chairodi, uriya w'abayuda b'Abadagi. Iyo miryango nibyo bindi tubabwiye, nibyo Antikristo ari kwifashisha mu kugira ngo akomeze kurangaza umugeni wa Kristo, akomeze kujijisha umugeni wa Kristo. Iyo miryango rero igenda izana ibintu by'inzaduka mu isi, ariko ikazana ibintu Antikristo yamaze kubabwira bagomba kuzana mu isi, kugira ngo abantu babirangariremo, babisinziriremo, Yesu azagaruke babure ubugingo buhoraho. Rero iki gihe turimo Antikristo ari gukora mu buryo bw'amayoberane, nicyo gihe gikomeye. Bene data, mugerageze mujye mwumva ubutumwa bwiza, nubwo ubutumwa abantu benshi badashaka kubwumva, ariko nibwo butumwa bukwiriye. Pawulo yandikiye Timoteyo mu rwandiko rwa 2 ibice 4 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 6 cyangwa se ugeze ku murongo wa 5, yaravuze ngo ndagutongera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu uzaciraho iteka abazima n'abapfuye, ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Ubwiriza abantu ijambo ry'Imana, ugira umwete mu gihe kigukwiriye n'ikitagukwiriye, uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha. Noneho umurongo nashakaga n'uyuvuga ngo kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya bifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumva ukuri, bazayoba bakurikiza imigani y'ibinyoma. Ariko weweho wirinde muri byose, ukora umurimo wawe w'umubwirizabutumwa bwiza, usoze umurimo wawe wo kugabura iby'Imana. Ahantu rero hakomeye hari Pawulo avuze ngo kuko igihe kizaza. Igihe kizaza ni ryari? Ni iki gihe turimo. N'ejo ni igihe kizaza, mu myaka 10 ni igihe kizaza, mu myaka 30 ni igihe kizaza, mu myaka 100 Yesu naba ataragaruka ni igihe kizaza. Ubwo ni ukuvuga ngo generasiyo zizatambuka muri ibyo bihe hafi ya bose, twavuga nka 98% nuko bazaba bameze. Ngo amatwi yabo azaba barya bifuza kumva ibibanezeza, bitume bigwiriza bigisha bahuje n'irari ryabo, kandi biziba amatwi ngo batumva ukuri, ahubwo bazayoba bakurikiza imigani y'ibinyoma. Iki ni cyo gihe turimo rero. None turaburira abantu mwese muri hirya no hino ku isi, mushaka ko
mushaka gukiza ubugingo bwanyu, ni mukiza ubugingo bwanyu. Turi kwinjira mu mwijima ukomeye muri ibi bihe, tugenda dusatira ahantu hakomeye cyane. Ubunyereri buragwiriye mu isi, umwijima urimo uragenda ucura, tugeze mu gicuku gikomeye. Niyo mpamvu turimo kuvuga ubutumwa mu buryo bwihuse kugira ngo umunyabwenge abashe kumva, yumve igihe tugezemo. Wikwishinga iryo dini ubamo, wikwishinga amadini amaze imyaka myinshi, kandi idini ryo ryarwanyije Yesu. Murabizi niwe bamusohoye mu kuvuga ubutumwa bwiza mu sinagogi, bamukurikirana naho hanze aho yavugaga ubutumwa urugo ku rundi, naho bamwirukanamo agiye kubwiririza mu bibaya aho intama zamusangaga, naho bamusangayo kugeza ubwo bamwishe. Yesu rero agiye gutuma intumwa abiyama kujya mu masinagogi, aravuga ngo nimugende mu mahanga yose. Idini ryo ryarwanyije Yesu, idini ryo ryarwanyije intumwa za Kristo. Abafarisayo n'abasadukayo, musome byakozwe n'intumwa igice cya mbere kugeza ku gice cya 7. Nibo bagiye barwanya intumwa, bababuza kuvuga izina rya Yesu, babakubita kugeza ubwo hinjemo no gutotezwa. Stefano barishwe. Abo ni abanyedini. Rero mwikwishinga idini, ahubwo nimwumva ubutumwa, kuko Imana yemeye ko ubutumwa butambuka no kuri social media, nukugira ngo abantu barusheho no kumenya ukuri amadini yahishe. Kuko mu madini twagiye tuyabamo, ariko twajya kuvuga ukuri bakadupfuka, bakadufunga ngo twe kukuvuga, kuko bo bamaze kwifatanya n'ubutegetsi bw'isi, bagatinya ko abambura isahane bariragaho. Bitewe n'uko uvuze ukuri, leta ikaba yabarwanya ati ibyo bintu mu kuvuga si byo. Rero reka tukubwire ngo wirangazwa n'iby'isi kandi wirangazwa n'idini, kurikira ubutumwa bwiza. Tugaruke gatoya, iki gihe turimo nicyo gihe cy'imikuru y'Antikristo mu buryo bw'amayoberane, akaba ari cyo gihe kibi kurenza igihe cya mbere yakozemo atoteza itorero, kuva mu kinyejana cya mbere kugeza mu kinyejana cya 19 mo hagati, kuko Antikristo afite uko yakoze kuva mu kinyejana cya mbere kuzamuka kugeza mu 1930 hari uburyo yakoragamo. Yarwanyaga itorero aritoteza mu buryo kwicwa, kubambwa, gutwikwa ndetse n'ibindi byinshi by'agashinyaguro abakristo bahoraga nabyo. Ariko nyuma za kubona ko abakristo kwicwa bidatuma banga gukizwa, ahubwo uko bicwa ni nako mwivu ryabo bavuka abandi. Kuko ababicaga iyo babonaga urupfu barimo barapfa, bahitaga nabo bahindukira bagakizwa, bakavuga ngo aba bantu bafite ahandi hantu bajya harahari, bitewe n'urupfu barimo barapfa. Ngutu umuntu yemera gutwikwa, bakamutwika ari muzima, ari kuririmba aseka anezerewe? Ni gute umuntu yemera ko bamuhanura mu manga? Ni gute umuntu yemera ko intari zikamurya umutwe ikawufata ikawushwanyuza, ngo bigatuma hakizwa benshi? Antikristo na Satani rero baza kubona ko bidatuma abantu banga gukizwa, ahubwo yiga iyindi strategy y'ukuntu yarimbuza abantu benshi kandi mu buryo bworoshye. Yaciye hehe? Yanyuze hehe rero? Yatangiye gukora mu buryo bw'amayoberane. Nababwiye ngo ibyo uburyo bw'amayoberane butangirana n'igihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika rifashe urugendo rwo kuyobora isi, imaze gutora itegeko riyobora isi, aribwo yashyizeho uburyo bw'uko abantu bakwiye gusenga Imana bumva bashaka, kandi hakabaho amadini menshi, nta muntu wemerewe kongera gutoteza undi amuziza imyemerere. Antikristo leta yiga uburyo bw'uko none agiye kurimbuza abantu mu buryo bw'amayoberane. Noneho akazana ibintu byinshi byanduza abantu, akazana ibintu byinshi bituma abantu basinzira, akazana iterambere rifite umuvuduko bigatuma abantu barangara, ntibabone umwanya wo gusenga, wo gusoma ijambo ry'Imana, wo guhura na bagenzi babo ngo basangire, baganire, bungurane. Mbega ashyiraho iterambere rifite umuvuduko. Mbega nubwo buryo azana tekinoloji kugira ngo ibiri kubera muri Amerika umuntu ababireba ari mu Rwanda, niba abonye umwana wambaye ubusa ukuntu yamamaye, umwana we nawe ahita yambara ubusa, gutyo nyine. Nubwo buryo Antikristo arimo arakora mu buryo bw'amayoberane binyuze muri ya miryango yose. Iki nicyo gihe rero gikomeye. Hanyuma rero aho ngaho niho Antikristo ari gukorera mu buryo bw'amayoberane, mu buryo bukomeye. Turabwira abantu mwese ngo iki gihe turimo nicyo gihe gikomeye kurenza ikindi. Icya mbere nticyari gikomeye nubwo abantu bicwaga, iki cya kabiri noneho abantu ntibicwa, ahubwo abantu barashyirirwaho amadini yo gusengeramo, barakomorewe mu gusenga, bubatse insengero, hariho abavugabutumwa benshi bigisha ibyo bashaka. Abantu ntabwo bamenya ukuri kwa nyako. Buriya nagira ngo mbabwire ngo mu gihe itorero ririmo riratotezwa, ryicwa, ribambwa, ni nabwo
Imana ibirimo arakora cyane. Naho muri iki gihe abantu bose ni abakristo, abantu bose ni ba pasiteri, abantu bose ni ba bishopu, buri wese arumva yakwitirirwa izina rya Kristo. Yesaya niwe wigeze guhanura avuga ngo mu minsi y'imperuka abagore barindwi bazajya ku mugabo umwe ngo bavuge ngo kwitunga tuzitunga, kwiyambika tuziyambika, no kwigabura tuzigaburira, ngo ariko tureke twitirirwe izina ryawe. Abagore bavugwa aha ngaha ntabwo ari abagore basanzwe, kuko Bibiliya kenshi kunda kurenguriza mu bintu by'umwuka. Abagore rero Yesaya yahanuraga ni amadini n'amatorero. Abantu benshi mu madini bashaka kwitira izina rya Kristo, ariko ntibashaka gukora ibyo Kristo ashaka. Mu yandi magambo, amategeko n'amabwiriza ya Kristo ntibashaka kuyagenderamo, ariko bitirirwa izina ry'umugabo witwa Kristo, kuko Kristo niwe mugabo w'itorero. Niko birivuga, itorero n'umugeni wa Kristo, Kristo akaba umuko waryo. Rero Yesaya yarahanuye ngo minsi y'imperuka abagore barindwi bazajya ku mugabo umwe, bamubwiye ngo kwitunga tuzitunga, kwiyambika tuziyambika, kwigaburira tuzigaburira, ariko tureke twitirirwa izina ryawe. Rero antikristo, Satani, bamaze gukomorera abantu bose ngo basenge bajye mu nsengero, ariko ubutumwa barabwangiza. Abantu babana mu nsengero bangana, amoko, ibintu byose byo byiberamo. Hanyuma ubutumwa bupfuye bwa prosperity gospel, ubutumwa bushingiye ku buntu butangaje, ubutumwa bushingiye kuri siyansi, filozofi n'ibindi, ubutumwa bushingiye ku bwenge bw'isi, ibyo nibyo bigezweho. Ibintu byaritirije mu madini, ibintu biri ordire ariko bitari mu mwuka. Ariko itorero ry'i Yerusalemu mu gihe cy'intumwa ryari desordre spirituel. Uyu munsi rero ni ordre ariko spirituel byararangiye. Ni ibintu biri ku murongo, korali ririmbe, iya kabiri ririmbe, dore hagiyeho gushima Imana, mutanga icya 10 n'amaturo, nibyo byibereyeho gusa. Ubundi bakazana bya bitereko by'amatabaza, bakazana inkoni bagashyira mu nsengero, za nyigisho z'abakabaliste. Ibyo nibyo byibereye mu madini. Aho rero niyo mikoro antikristo gukomeza kujijisha abantu, agakomeza kubarangaza. Inshuti z'Imana, nimuze dukanguke, iki gihe nicyo kibi. Tugaruke mu Batesalonike rero, kuko uyu murongo mu Batesalonike abantu benshi bagiye ubajijisha. Pawulo yanditse rero mu rwandiko rwa 2 ibice 2 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 4, aravuga ngo turabinginga bene data, kuko kuzaza k'umwami wacu Yesu Kristo no kuzamuteranirizwa kwacu, kugira ngo mutanamuka vuba mukava mu bwenge, naho mwamu bitewe n'umwuka cyangwa n'ijambo cyangwa n'urwandiko rukekwa ko ruvuye kuri twe, bihamye ko umunsi w'umwami wacu umaze gusohora. Ntihakagira umuntu uboshye uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutarabanje kubaho, kandi urya munyabugome atarayishorwa ari we mwana wo kurimbuka. Aka kantu ko gakunda kujijisha abantu, no kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutarabanje kubaho, kandi urya munyabugome atarayishorwa ari we mwana wo kurimbuka. Ngo ni umubisha wishyira hejuru cyitwa Imana cyangwa igisengwa cyose, kugira ngo yicaye mu rusengero rw'Imana yerekane ko ari Imana. Ariko icyitonderwa, nubwo Pawulo avuze hano hasi ku murongo wa 5 wa 6 n'uwa 7, ahita agaragaza ko uwo munyabugome azayishurwa ariko kimubuza cyamaze gukurwaho. Icyo kimubuza rero abantu bakunda kukipinga ntibacyemere, ariko ikimubuza ni itorero rya Kristo, hamwe n'umwuka wa Kristo uri mu itorero, ndetse na Kristo ari we mutwe waryo. Kuko antikristo ntiyagaragara. Ibi nzahora mbibwira abantu, ntabwo Satani yakwigaragaza ku mugaragaro Yesu ari mu isi ari kumwe n'itorero rye. Nubwo antikristo ashobora kwigaragaza ku mugaragaro itorero rikiri hano mu isi, kuko itorero ubwaryo ni igihimba cya Kristo. Yesu akaba ari we mutwe w'iryo torero. Hanyuma bakagira n'umwuka ubarimo ari we mwuka wera. Mwuka wera rero ni maneko, ni umutasi, ni utata, akagaragaza imikorere ya antikristo n'imikorere ya Satani, ku buryo itorero ribasha guhita rivumbura rikabimenya, rikavuga ngo hariya Nose ntabwo mubona ko tuba turabamenera amabanga. Ibi tuba turi kuvuga nyine ni umwuka uri kubiduhishurira, tukabeka ngo hariya mwitone tekinoloji mwikwirukankamo, mwita mwirukanka mu by'ubutegetsi buzana ngo bivuge na mu mite mubikora, ahubwo ni musome ibyanditswe byera. Kubw'iyo mpamvu rero itorero hadi antikristo ntiyaboneka, ariko azaboneka itorero ryavuye mu isi. Uyu murongo rero wa gatatu niwe usoba abantu, umurongo uvuga ngo uko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutarabanje kubaho, ngo kandi urya munyabugome atarayishorwa. Ibi bintu bibiri tugiye kureba igihe bizasohorera: kwimura Imana ndetse no guhishurwa k'umugome. Ni ukuvuga ngo iki cyambere cyitwa kwimura Imana gitangirana n'itorero rya Kristo.
uko itorero ryagiye ribaho abantu bafite ububyutse bafite inyota yo gukorera Imana, nuko amagenerasiyo yagiye aza mu isi y'abantu, nuko periyode zagiye zisimburana mu isi, ukageza muri iki gihe duhagazemo, niko ibihe byagiye bigenda bikamura abantu, bikagenda hadukamo abandi bantu bazana inyisho zipfuye, niko hagiye haduka amadini atandukanye bitewe n'irari ry'abantu ndetse na misiyo ya Satani ku itorero, bituma rero abantu bagenda bimura umwami. Iri jambo kwimura umwami rero ryo rizakomeza noneho rizuzura neza, umunsi rizaba ryuzuye neza ni ku munsi itorero ryamaze kuva mu isi, kuko abazasigara bose bazakora ibintu bigaragaza ko nta mwami w'ijuru n'isi uri kumwe nabo, noneho bazaba bigaragaje neza. Naho uyu munsi haracyari agashweshwe gatewe n'iki? Gatewe n'uko umwuka wera kiri hano mu isi, n'itorero rya Kristo akaba ari gihari na Yesu akaba hari, ariko mu gihe ryavuye mu isi bizagaragara ko bimuye umwami neza. Bazakora ibibi, bazakora ibyaha birenze, hazaba ubugome, hazaba urugomo, abantu bazicana, abantu bazasambana n'inyamaswa. Hari n'ushobora gusambana n'urushishi n'isazi, azasambana nabyo, kuko umwuka watumaga imitima yabo ibasha kumenya ko ari ibizira ntawe uzaba ugihari. Aho rero niho iri jambo rizaba ryuzuye, cyangwa ubuhanuzi buzaba busohoye neza. Ubuhanuzi buvuga ngo kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutarabanje kubaho. Ni ukuvuga ngo aho niho bizaba byuzuye. Kabiri naka kavuga ngo kandi urya munyabugome atarayishurwa. Ubu buhanuzi ngo urya munyabugome atarayishurwa buzasohora neza muri icyo gihe itorero ryavuye mu isi, nibwo azayishurwa, nibwo azagaragara. Kandi muri iyo periyode twabonye ko ni periyode igizwe n'icyumweru kimwe, ni ukuvuga ngo ni periyode igizwe n'imyaka 7, nk'uko twabisomye muri Danieli igice cya 9 umurongo 27. Mu byumweru 70 Danieli yabonye iyo periyode igizwe n'icyumweru kimwe, cy'icyumweru kikaba kigizwe n'imyaka 7, nibwo ubu buhanuzi buzasohora muri icyo gihe. Aho ngaho nibwo kwimura Imana kuzaba kuzuye neza, ni nabwo kandi umunyabugome azagera gutazayishurwa, ari we mwana wo kurimbuka. Bibiliya yita ngo umwana wo kurimbuka ari we Antikristo. Ni muri iyo periyode y'imyaka ingahe? 7. Itorero ryamaze gukurwa he? Mu isi. Nyuma y'iyo periyode y'imyaka 7 akaba ari nabwo noneho Yesu, ubuhanuzi buvuga ngo uwo munsi wo kuza kwe ni kuzabaho urya munyamugome atarashorwa no kwimura Imana bitarabaho. Nibwo noneho kuko ubuhanuzi buzabusohoye kugaruka kwa Yesu ku mugaragaro, isi yose kamubona. Akaba ari byo dusanga mu buhanuzi nk'igitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 1 umurongo wa 7, aho Yohana yamubonye noneho agarutse bya nyabyo ku nshuro ya 2 aje kwiyereka isi yose. Ari nabwo nyiri ubuhanuzi bw'Abatesalonike buzaba busohoye, iyo periyode ya Antikristo no kwimura Imana birangiye. Aribwo none wese azagaruka, none ubuhanuzi bavuga ngo uwo munsi nuzaza kurya kwimura Imana kutarabanje kubaho, n'urya munyabugome atayishurwa. None Yesu nibwo azagaruka nyuma y'iyo periyode y'imyaka 7 ibyo bimaze gusohora, noneho yiyereka isi yose. Yohana rero mu gice cya 1 cy'Ibyahishuwe umurongo wa 7 yarabibonye, arabishurirwa neza, aravuga ngo dore arazana n'ibicu, kandi amaso yose azamureba, ndetse n'abamucumise nabo bazamureba, kandi amoko yose yo mu isi azamuborogera. Nanone amen. Ni ibintu bitatavuze, ariko hari akantu avuzemo gakomeye. Yaravuze ngo dore arazana n'ibicu. Turaje turebe ibi bicu Yohana yabonye, kuko ibi bicu Yohana yabonye navuga ngo yari ataragira ihishurirwa rireba neza, kuko hari ukuntu umuntu agenda atera intambwe mu mwuka cyane ko uramutse usomye igice cya 1 cy'Ibyahishuwe ubona ko Yohana koko yari ari mu rwego rwo hasi mu mwuka, ariko ugeze ku gice cya 4 nibwo ngo yazamuwe mu yindi ntera yo mu mwuka, aho marayika amubwiraga ngo zamuka uze hano muhereke ibikwiriye kuzabaho hanyuma y'ibyo. Rero bwa mbere Yohana yabonye ibicu mu gice cya 19 umurongo wa 11 ho yasobanuye neza ibyo bicu byari byo, kuko yabonye noneho Yesu, abona ifarashi yicayeho, arongera abona ingabo zimukurikiye zambaye imyenda y'imyeru, yongera kubona n'amafarashi nazo ziyicayeho. Nibwo yabisobanuye neza, no kuvuga ngo nibyo bicu. Turaje tubirebe, tugaruke gatoya rero. Noneho no kuvuga ngo Yesu azaba agarutse inshuro ya kangahe? Ya 2, aje kwiyereka isi yose. Yohana avuze ibintu 3 bizamubona. Avuze amaso yose kazamubona, avuga amoko yose yo mu isi azamubona, avuga ko n'abamucumise nabo bazamubona. Atavuga ngo kandi amoko yose yo mu isi azamuborogera. Aha niho ubuhanuzi bwo mu Batesalonike buzabwuzuye neza. Ubushize rero ubwo twatimo kuganira
tukuganira ku birebana n'intambara ya Harimagedoni. Intambara ya Harimagedoni twasobanuye amateka y'ahantu hitwa Imegido, cyangwa se twasobanuye amateka y'ahantu hitwa Harimagedoni. Twabonye ko intambara ya Harimagedoni cyangwa se izina Harimagedoni atari intambara, atari n'ikintu, ahubwo ni ahantu. Mu yandi magambo, ahubwo iyi ntambara Bibiliya ivuga izabera ahantu hitwa Harimagedoni. Harimagedoni twarahabonye haba muri Yosuwa, mu bacamanza, uburyo kuva kera iki kibaya cyagiye kiberamo intambara nyinshi, kikaba cyitwa ngo ni Imegido. Twanabwiye n'abantu ngo mujye gukora research kuri Google, murabibona, mujye kuri internet murabibona rwose ko ahantu hari n'intambara zagiye zihabera kuva kera kose, aho intambara zagiye ziba kugeza mu 1799 ku bwa Napoleon Bonaparte. Iki kibaya niko cyaberagamo iki intambara. Uyu munsi rero tugiye kureba iyi ntambara izabera hariya hitwa Harimagedoni. Ubushize twavuze amateka yayo, twavuze amateka yaho iyi ntambara izabera. None ubu tugiye kwinjira turebe noneho iyi ntambara yariyo. Mu yandi magambo, tugiye kujya muri Bibiliya turebe Bibiliya ivuga iki kuri iyi ntambara. Iyi ntambara izaba imeze ite? Izaba isite? Abantu bazapfa cyangwa ntibazapfa? Tugiye kubanza kureba ese ni bande bazaba bari muri iyi ntambara, hanyuma se uzaza guhosha iyo ntambara ninde? Nukuvuga ngo abazaba bari muri iyi ntambara twaribonye ko ari ingabo zose zizaba ziturutse mu bihugu byose nkuko tuzibona ziri mu muryango w'abibumbye. Murabizi ko umuryango w'abibumbye cyangwa se UN ni umuryango ukoresha abantu b'intiti, haba ku bwenge, bafite knowledge ku bumenyi bw'isi, yaba kubizi igisirikare bakizi neza, haba ingabo zo mu kirere, izo ku butaka n'izo ku mazi, haba kubirebana no kuvura. Bega UN irimo za ministeri zose zikorera mu bihugu byose byo mu isi, ariko abantu bari muri zo ministeri bazikoreramo mu muryango w'abibumbye bagomba kuba ari abahanga batoranijwe. Noneho icyo gihe rero ingabo zose zatoranijwe ziri mu muryango w'abibumbye zizi kurwana mu kirere, ku butaka no ku mazi, zaba zagiye muri Isiraheli. Za ntwaro za kirimbuzi birirwa bacura niho bazaba baziteye. Hakaba noneho n'abaperezida, kuko bazaba bayobowe na Antikristo. Ntabwo azaba akiri perezida, azaba yabaye nka gavana. Ni ukuvuga ngo abaperezida b'ibihugu byose bazaba bameze nka ba guverineri, kuko Antikristo niwe uzaba utwaye isi, niwe uzaba uyoboye. Azabategeka bose gukurikira ingabo zabo n'abajenerali bayoboye izo ngabo hariya mu kibaya cy'Imegido. Ubwo nabo bazaba bahari. Turaje tubirebe biri kubivuga. Gatatu nuko tubona ko na Antikristo azaba hari, ndetse nyine n'umuryango w'abibumbye. Hanyuma Yesu nawe azaza nk'uje gutabara ishyanga rya Isiraheli. Ubushize twari turi kwibaza ikibazo, cyangwa se twibaje ikibazo kibaza ngo ese Yesu nagaruka inshuro ya kabiri azaba azanywe n'iki? Nikizaba kizumuzanye? Ni igiki kizaba kimuzanye? Kazaba yacyuye itorero yaritwaye? Azaba agarutse ku isi kumara iki? Twabonye ibintu bine, nubwo ari byishe ko twatoranyije ibintu bine by'ingenzi. Icyambere twabonye ko Yesu azabaje gutabara ishyanga rya Isiraheli. Icya kabiri nuko twabonye ko azabaje guhagarika iyi ntambara nyine izaba iri kubera hariya Harimagedoni cyangwa se Imegido, izaba ihuriwemo n'ingabo zose z'ibihugu byose byo mu isi, Antikristo y'umuyobozi wabyo, ariyo ntambara nyine Bibiliya yise ngo ni intambara ya Harimagedoni. Icya gatatu nuko Yesu azabaje kuboha Satani mu gihe kingana n'imyaka 1000. Icya kane Yesu azabazanye ingoma y'amahoro, kuko iriya ntambara izabera Imegido cyangwa se Harimagedoni niyo ntambara igomba gusozera izi ntambara zose zahanuwe zirimo kuba mu isi. Murabona ko mu isi hahora intambara zijya zishira, intambara zihoraho, ntabwo zijya zinashira habe na rimwe. Hagati ya Palestina na Israel intambara izahoraho, ibihugu byose byo mu isi. Yesu yarabivuze muri Matayo 24 murongo wa 4 kugeza ku murongo wa 7, aho yavuze ngo ishyanga zatera indi shyanga, ubwami butera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe. Ibyo rero yavuze ko byose bizaba ari itangiro ryo kuramukwa, kugeza ubwo navuze ko n'umwana zo bazazigambanira zikangwa n'amahanga yose zihorerwa izina rye. Rero intambara zishobora kubura, zishobora guhagarara, ubwami bugomba gutera ubundi bwami, ishyanga rigatera indi shyanga. Niyo mpamvu mubona Kongo yirirwa irwana, rimwe na rimwe bakabyitira u Rwanda, ikindi ugasanga ngo ni M23 irimo kubikora, ubundi bakabyitirira Uganda. Niyo mpamvu mubona
mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika, murebe za Somalia ibyihebe, mbega intambara ntabwo zishobora guhagarara. Murebe Ukraine ndetse na Russia, intambara ntishira, reba amezi agiye kuba 8, ntabwo intambara mu isi zishobora guhagarara. Kubera iki? Muri mbya yararibye ngo ntihazabura intambara, ntabwo amahoro azahora, ngo keretse Yesu atsembyeho urupfu n'ibyaha. Rero Yesu kizaba kimuzanye icyo gihe ni ugutsembaho urupfu n'ibyaha. Icyo nicyo kizaba kimuzanye, azaza aje gutsembaho urupfu n'ibyaha. Ni nabwo koko intambara zitazongera kuba mu isi. Uyu munsi rero tugiye kureba Yesu nagaruka azahagarara he. Tugiye kwiga ibintu bigeze kuri 4 nanone. Kandi icyambere, Yesu nagaruka azahagarara he? Ese azakandagira ku butaka? Ni ikihe gihugu azahagararamo? Ni hehe hateguwe Bibiliya igaragaza azahagarara? Icya kabiri, ese iyi ntambara azaba aje kurwana ngo tubisoma ko ari we uzayirwanira, azarwanisha iyihe ntwaro? Azakoresha izi ntwaro dukoresha zacu z'umubiri ibihugu byirwa bicura kugira ngo byirengere binarwanira ubutunzi n'ubukungu bw'isi? Ese nese mujye azakoresha ni mashini gani, ni rokobuteri, ni zirandage z'intambara, ni inkota azakoresha burende, azakoresha bomba atomike, azakoresha iyihe ntwaro mu kurwanirira ntambara izaba iri kubera hari Magedoni, amahanga yose yo mu isi azaba yahuriyemo ari gushaka guhanagura Israel ku ikarita y'isi? Ni izihe ntwaro Yesu azifashisha? Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu nuko turi burebe amaraso azameneka ku bantu bose kuri ziriya ngabo zaturutse mu mahanga yose, ndetse n'abami ari bo baperezida bazagwa muri kiriya kibaya cy'Imegito, kandi bishwe n'umwami w'Iteka wenyine. Turareba amaraso azameneka, ibirometero azatemba akageramo mu murambararo ndetse n'uburumbarare aho azaba ageze. Bibiliya irabivuga. Icya kane nuko turi burebe aho Yesu azashyingura izo ngabo. Azazishyingura kuko Yesu niwe uzazishyingurira. Turareba rero aho azashyingura izo ngabo zose zaba zahuriye muri kiriya kibaya cy'Imegito cyangwa se hari Magedoni ziri kurwanya Israel. Turasoma igitabo kuri nahishwe, twinjire twumve. Nkuko rero twatumaze kubibona, ubundi Yesu agomba kugaruka inshuro ebyiri. Inshuro ya mbere ni ukuzamura itorero. Ibyo twamaze kubibona, uburyo azahagarara ku bicu abamwizeye bakamusanganira. Ubwo bivuze ko atazagera ku isi. Inshuro ya kabiri azagaruka aje kwiyereka isi yose agarukanye n'itorero rye. Aho ni nyuma y'imyaka 7 twavuze haruguru. Yesu nagaruka azashinga ibirenge bye ku musozi wa Elayono, cyangwa se umusozi witwa Elayono. Uyu musozi ni umusozi w'amateka kuri Yesu. Uti kubera iki? Tugiye kugaragaza ibintu 4 bigaragaza uburyo Elayono ari umusozi w'amateka kuri Yesu, ari naho azakaragiza ibirenge bye aje kurwana iyi ntambara ya Magedoni. Uyu musozi, icyambere, ni umusozi Yesu yakundaga gusengeraho akiri mwiza. Icya kabiri, niwo musozi yazamuriho ajyanwa mu ijuru. Ibyo tubisanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka 21:37. Icya gatatu, uyu musozi kandi niwo abagabo babiri aribo bamarayika bahagazeho babwira intumwa ko nkuko bamubonye abakuwemo ajyanwa mu ijuru ariko bazongera kumubona agarutse. Byakozwe n'intumwa igice cya mbere 11. Icya kane, kuri uyu musozi niho Yesu azongera gukandagiza ibirenge bye ubwo azaba agarutse. Igitabo cy'umuhanuzi Zekariya igice cya 14 kuva ku murongo 3 kugeza ku murongo wa 4 niho tugiye kureba Yesu azakandagiza ibirenge bye kuri uyu musozi witwa Elayono. Ese nibyo koko? Bibiliya bigaragaza yego. Yesu nagaruka aje guhagarika intambara zose zibera mu isi kuri iriya ntambara ya Magedoni, cyangwa se aje gutsembaho urupfu n'ibyaha. Bibiliya Zekariya yagaragaje ko azakandagiza ikirenge cye ku musozi wa Elayono, nk'uko abamarayika babibwiye intumwa igihe yazamurwaga. Bari abamarayika babiri baraje barababaza ngo, yemwe bagabo b'i Galilaya, mbese niki gitumye mukomeza guhagara mutumbiriye mu ijuru? Uwo Yesu ko mumubonye bakuwemo azamurwa, niko nanone muzongera kumubona agarutse. Aho rero yazamuriwe ni ku musozi wa Elayono i Galilaya. Niho Yesu azongera none gukandagiza ibirenge bye. Uyu musozi wa Elayono ni umusozi navuga ngo ni nkaho ari umusozi muremure mu murwa wa Yerusalemu. Bivuga ngo iyo uri ku musozi hejuru wa Elayono uba ureba umurwa wose wa Yerusalemu hasi ububona. Rero uyu musozi ni Yesu yazamuriwe, ni naho azongera kugarukira. Ni nayo mpamvu umunsi Yesu yahazamukaga agiye kujya mu ijuru, azamukanye n'intumwa ze, ari naho yavuze ari amagambo dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 28 umurongo wa 19.
ndetse n'amagambo yavuze muri Luka igice cya 24 umurongo wa 44 kugeza 49, akimara kuvuga ayo magambo ageze kuri uyu musozi, ko ari umusozi nyine uba ureba umurwa wose, intumwa zari zizi ko we agiye guhita afata ubutegetsi. Baravuga ati umugabo arazutse, azukanye imbaraga n'ubushobozi bwinshi, ubu rero agiye gukaba ubwami, ubu nitwe tugiye kuba abami n'ibikomangoma tuyoborane nawe. Noneho ariko uzamukaho awugezeho bamubajije ikibazo gikomeye, ibyakozwe n'intumwa igice cya 1:6. Baramubajije ngo mbese mwami, iki nicyo gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Bisiraheli? Ni nko kuvuga ngo twitegura ubu hano kuri Elayono tugiye gufata umurwa, tugiye kukungiriza. Yesu arababwira ati si ibyanyu kumenya iby'imisi cyangwa ibihe Data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. Aravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzabaga bakumamya uhereye Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Ni ukuvuga ngo rero uyu musozi ni umusozi w'amateka kuri Yesu. Niyo mpamvu nagaruka ntihazongera gukandagiza ibirenge, nk'uko tugiye kubisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Zekariya igice cya 14 kuva ku murongo wa 3 n'uwa 4. Hatubwiye ngo iki rero? Hatubwiye ngo maze Uwiteka azahura arwane n'ayo mahanga nk'uko yajyaga arwana mu ntambara. Uti azahurura arwane n'ayo mahanga nk'uko yajyaga arwana mu ntambara. Uwiteka ninde uzahurura? Ni ukuvuga ngo Yesu rero nagaruka azaba ahuruye kumanukana n'itorero rye aje gutabara Isiraheli. Azaza nk'uhuruye kubwo gutaka kw'ishyanga rya Isiraheli. Abayuda baza bari gutaka, bari kuvuga ngo Mesiya waje ukadutabara, waje ukaturengera, ko twamaze kumenya ko ari wowe twishe, kandi ko twamaze kumenya ko wamaze gucyura itorero ry'abanyamahanga, waje ukaturengera. Rero Yesu azagaruka nk'uhuruye. Ni mpamvu Zekariya 14:3 wavuze ngo maze Uwiteka azahura arwane n'ayo mahanga nk'uko yajyaga arwana mu ntambara. Amahanga yawe, amahanga ni ziriya ngabo zizaba zatutse mu mahanga yose yo mu isi, ndetse hariyo n'abariya bami cyangwa se abaperezida, ko twamaze kubona ko Yohana we yavuze abami mu gihe uyu munsi hariho republiko, ariko ibyo byazanywe n'abantu. Imana yo iracyabona abami nubwo hariho abaperezida. Yohana niyo mpamvu yahanuye abami. Abami rero ari bo perezida bazaba ariyo baturutse mu mahanga yose. Ingabo zo mu mahanga yose zihuriye mu muryango wawe niwo zizaba ziri. Niyo mpamvu rero Zekariya yavuze ngo maze Uwiteka azahurura arwane n'ayo mahanga nk'uko yajyaga arwana mu ntambara. Ushobora kwibaza ngo se intambara yajyaga arwana ni izihe, ko tubona ko azahurura aje gutabara ishyanga rya Isiraheli akarwana n'ayo mahanga, ngo kandi nk'uko yajyaga arwana mu ntambara, nk'uko yajyaga arwana mu ntambara. Iyo ntambara cyangwa izo ntambara yajyaga arwana n'izi, izi ntambara yajyaga zirwana kera igihe Abisirayeli bavaga muri Egiputa. Muribuka ibyo yakoreye muri Egiputa, muribuka abanyegiputa uburyo batsinze ku nyanja itukura, Abisirayeli bakambuka bakaririmba. Muribuka mu butayu Abameleki barwanya Abisirayeli kugeza ubwo Mose yamanikaga inkoni bagatsinda, yayimanura bagatsindwa. Imana irangije iravuga ngo nzamaraho kwibuka kose kw'Abameleki bitewe n'icyo bakoreye ubwoko bwanjye bwa Isiraheli. Aho ni Imana yabarwaniraga mu ntambara, n'Uwiteka. Ushobora kwibaza ngo Uwiteka se ninde? Bibiliya iravuga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 11 ngo kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data twese ibihimbarizwe. Urumva ko rero Uwiteka ni Yesu. Niba Zekariya yavuze ngo maze Uwiteka azahura arwane n'ayo mahanga, ubwo ni Yesu nyine uzaba uhuruye agarukanye n'itorero rye nyuma ya myaka 7 cyangwa se cya cyumweru kimwe. Ngo nk'uko yajyaga arwana mu ntambara, turazibonye intambara yagiye arwanira Abisirayeli, n'ubundi uwo munsi azaba aje kurwana intambara arwanirira ishyanga rya Isiraheli. Hari intambara nyinshi Uwiteka ari we Yesu yagiye arwanirira Abisirayeli mu gihe cya mbere yuko aza kwigaragaza mu isi. Uwo munsi azashinga ibirenge bye ku musozi wa Elayono werekeye Yerusalemu iburasirazuba. Uwo musozi wa Elayono uzasadukamo kabiri uhereye iburasirazuba ugeze iburengerazuba. Uzacekamo igikombe kinini cyane. Igice cy'umusozi kimwe kizashinguka kijikasikasi, ikindi kizagikusi. Urumva ko hano Zekariya yabihanuye kera, agaragaza ko Yesu azagarukana n'itorero aje guhagarika intambara, amahanga yose azaba ari gukubita Isiraheli. Agaragaza ko icyo gihe azashinga ibirenge bye ku musozi wa Elayono, anagaragaza ko uyu musozi uzacikamo kabiri, igice cy'umusozi kimwe kikajya ikasikasi, ikindi kikajya ikusi.
aha rero nibwo ubuhanuzi bwa Zakariya buzasohora, Yesu agarukanye n'itorero rye aje gushinga ibirenge bye ku musozi witwa Elayono, hahandi yazamukiye. Aho ushobora kwibaza ikibazo, tugiye kwibaza ikibazo kibaza ngo ni iki kizaba kigaruye Yesu? Turabibutsa ko ni igitabo kuri nahishwe. Iki gitabo gikuyemo inyigisho za eschatology, kandi twibutsa umuntu ugikeneye ko cyamugeraho. Ni iki kizaba kizanye Yesu? Nkuko twabibonye haruguru, twabonye ko icyambere azaba aje gutabara ubwoko bw'Imana bw'Abisirayeli. Icya kabiri nuko azaba aje guhagarika intambara ya Harimagedoni izaba yahuriwemo n'amahanga yose yo ku isi. Reka twumve uko Zakariya abivuga. Baratubwiye ngo maze Uwiteka azahurura rwane n'ayo mahanga nkuko ajyaga arwana mu ntambara. Uwiteka uvuzwa aha ninde? Uwiteka uvuzwa aha ninde? Yesu azagarukana n'itorero rye. Yuda we yagaragaje ko ari abera inzovu nkuko byahanuwe na Enoki wa karindwi uhereye kuri Adamu. Uyu Enoki wa karindwi niwe wa wundi wajyanywe mw'Ijuru adapfuye. Turabisanga mu rwandiko rwa Yuda umurongo wa 14 ndetse no mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 5 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 20. Ni ukuvuga ngo Yohana yabonye ari ibicu Yesu azagarukana nabyo mu gice cya 1 umurongo wa 7. Mu gice cya 19 abona Yesu noneho hari kumwe n'ingabo nyinshi. Ubwo noneho abonye bya bicu ari ingabo nyinshi. Izo ngabo ni izihe? Turaje tuzirebe. Yuda we mu rwandiko rwe yanditse umurongo wa 14, urwandiko rwa Yuda nta bice rugira, ni imirongo gusa. Yagaragaje ko Henoki, kuko hariya Yuda yavuze kuri Enoki wa undi wazamuwe mu ijuru adapfuye. Enoki yari yarabihishuriwe kera, murebe namwe mu myaka ibihumbi bigeze muri 6. Enoki yarahishuriwe abona ko Yesu azagarukana n'itorero rye, ariko aravuga ngo azagarukana n'abera inzovu nyinshi. Abera inzovu nyinshi rero ni twebwe itorero rya Kristo tuzaba duturutse ku bicu, dusoje cya cyiciro cya kabiri cy'ubukwe bw'umwana w'intama. Murabizi ko twize ibirebana na process y'ubukwe bw'umwana w'intama. Twabonye ko ingingo ya 3 y'iki gitabo ukuri nahishwe ari ugupimirwa imirimo ku itorero. Ingingo ya 4 nuko itorero zinjizwa mu cyumba cyo kugororerwamo, cyo kwambikwa, rihemberwa imirimo myiza rimaze gupimirwa, ryakoze rikiri hano mu isi. Muri uko guhembwa ni process cyangwa se ni igihe Kristo nk'umukwe azaba arimo kurimbisha umugeni kugira ngo binjirane mu bukwe bwe yateguye mu gihe azaba arikuye mu isi arijyanye mu ijuru aho Imana iri, kuko Imana ntizaba iri kumwe na Yesu. Aha abantu benshi bakunda kugira confusion ngo Yesu ni Imana, ngo bose ni umwe, ngo ntago mu ijuru tuzabona Yesu, ntabwo tuzabona Imana gusa. Bibiri igaragaza ko Yesu ahari. Soma mu rwandiko Paulo yandikiye Abakorinto rwa mbere igice cya 15 kuva ku murongo wa 20 kugeza ku murongo wa 28, cyane utinde ku murongo wa 27 na 28, nibwo uri bwumve ko Yesu ahari n'Imana ikabihari. Ariko bose bakaba bakora mu cyiciro kimwe. Mandi magambo, Imana idahari Yesu ni yabahari, na Yesu adahari ni Imana ni ihari, n'umwuka nuhari. Ni ibintu bitatu ariko bigendera hamwe. Niyo mpamvu Bibiri ivuga ko Yesu ari we jambo ry'Imana. Kuki yitwa jambo ry'Imana? Mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 1 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 4. Nuko mu Baheburayo igice cya 1 umurongo wa 3 baravuga ngo niwe Imana yaremesheje isi. Ni ukuvuga ngo Imana yavugaga ngo habeho ibi, ntabwo yavugaga ngo bite biba, ahubwo yabwiraga Yesu ngo vuga ngo habeho ibiti. Yesu akavuga ngo ibiti bibeho, ibiti bikabaho. Imana ikavuga ngo vuga ngo habeho amazi, Yesu ati habeho amazi, amazi akabaho. Mu yandi magambo, Yesu adahari Imana ntiyari kurema, kandi nanone Imana idahari Yesu ntiyari kurema. Ni ibintu bigendana rero. Ubwo nibwo butatu tuzabwiga neza, tuzabasobanurira. Icyo dushaka kwivugira nuko Bibiri igaragaza ko Yesu namara gutegura umugeni we, amaze guhemba itorero, aryambitse imyenda yera, amakamba atatse inyenyeri, nkuko tubisoma muri Daniel igice cya 12 umurongo wa 3 n'uwa 4, hatubwira ngo kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo mu isanzure ry'ijuru, n'abahindure benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Uko niko itorero rizaba risa. Niyo mpamvu Enoki wa 7 yahishuriwe uburyo Uwiteka azagarukana n'abera inzovu. Twabonye ko Uwiteka ari Yesu. Noneho Yohana nawe yongera kubona ari ibicu byinshi,
azaba azanye nabyo. Ariko ageze mu gice cya 19 agaragaza ko azaba ari kumwe n'ingabo ziri ku mafarashi y'imyeru zambaye imyenda y'ibitare myiza yera kandi itanduye. Yongeye no kubona Yesu nawe azaba ari ku ifarashi y'umweru nawe yambaye umwenda w'ibitare mwiza wera utanduye. Aho turahagaruka kuko nibwo azaba cyari igice cya 19 kuva ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 20 niho hagaragaza neza intambara uburyo izaba imeze. Yesu rero nkuko twabibonye Zekariya bivuze azaba ahuruye aje gutabara ishyanga rya Isiraheli, aje muri iyi ntambara nkuko yajyaga arwana mu ntambara. Uwiteka uvuzwa aha ninde? Ubundi Yesu niwe Uwiteka. Yohana nawe yeretswe Yesu ubwo azaba agarutse ari kumwe n'itorero rye n'abamarayika aje kurwana iyo ntambara ya nyuma ya Harimagedoni. Yagaragaje ibintu 9 yamubonyeho mu buryo bwo gushaka guhamya ko ari Yesu Kristo uzaba ugarutse koko. Icya mbere Yohana yaravuze ngo ni ukuri. Icya kabiri ni uwo kwizerwa. Icya gatatu aca imanza zitabera. Icya kane arwana intambara zikwiriye. Icya gatanu amaso ye n'ibirimi by'umuriro. Icya gatandatu ku mutwe we afite ibisingo byinshi ariyo makamba. Icya karindwi afite izina ryanditswe ritazwi n'umuntu wese keretse we wenyine. Icya munani yambaye umwenda wanditswe mu maraso. Icya 9 yitwa Jambo ry'Imana. Ibyo ni ibintu 9 Yohana yabonye kuri Yesu mu byahishuwe 19 umurongo wa 11 ashaka kugaragaza ko ari uzaba ugarukanye n'itorero rye ari bo bera inzovu ndetse n'abamarayika bazaba bagaragiye iryo torero, aje guhagarika intambara, aje gukuraho urupfu n'ibyaha ku ntambara ya Harimagedoni, aje gukora bya bintu 4 twabonye. Icya mbere nuko azaba aje gutabara ishyanga rya Isiraheli. Icya kabiri nuko azaba aje guhagarika iyi ntambara ya Harimagedoni amahanga yose musa azaba yahuriyemo ariyo ntambara ya Harimagedoni nyine. Icya gatatu nuko azaba aje kuba Satani mu gihe kingana n'imyaka 1000. Icya kane nuko azaba azanye ingoma y'amahoro. Muri iyo ngoma y'amahoro nta ntambara zongera kubaho kuko azaba yamaze gukuraho urupfu n'ibyaha. Ubu rero tugiye gusa nkaho dusubikira hanga kugira ngo noneho twinjire mu gusobanura iyi ntambara neza Yesu buryo azayirwana. Ko tubonye ko nagaruka azakandagiza ibirenge bye ku musozi wa Elayon werekeye i Yerusalemu, kandi uwo musozi ngo uzasadukamo 2 hanyuma ucikemo igikombe kinini cyane. Igice cy'umusozi kimwe ngo kizashinguka kijye ikasikazi, ikindi gice kizashinguka kijye ikusi. Aho niho Yesu azakandagiza ibirenge bye aje kurwana intambara ya Harimagedoni. Mu yandi magambo noneho azakandagira ku isi, ariko akandagiza ikirenge ahandi yazamukiye ajya mu ijuru nkuko abamarayika bari barabivuze ko uko nanone intumwa zamubonye agiye, ariko nanone bazongera kumubona agize gute agarutse. Nshuti yanjye ndagusaba kuba maso no kwezwa no gucunganwa n'ibyaha birimo kubera mu isi, no kumenya strategy n'imikorere ya Satani kugira ngo tubashe guharanira kwezwa ku gato no ku kanini. Twe kwishinga amadini tubamo, twe kwishinga inyigisho z'ubuyobe batwigisha, ahubwo dufite igitabo cyitwa Bible. Soma Bibiliya kugira ngo umenye ukuri kandi wigane natwe kuri AYALONI TV, kuko misiyo turiho ni ya Yesu. Imana igumisha cyane. Reka dusenge ubundi twinjire no mu kiganiro cya 2 tugaragaza neza iyi ntambara Yesu noneho amaze kugera kuri uyu musozi wa Elayon. Reka dusenge hanyuma turaje turebe noneho uburyo azayirwana, tureba bya bintu 4. Icya mbere Yesu azakoresha ihe ntwaro, kuko icya mbere aho azaba ari turahabonye ntabwo ari mu kirere, ahubwo azaba ari ku butaka kandi azakandagiza ibirenge bye ku musozi wa Elayon. Noneho rero tugiye kureba iyi ntwaro azifashisha iyo ariyo. Icya kabiri tugiye kureba abantu azica amaraso azameneka, ibirometero azatemba akagiramo haba mu murambararo ndetse no mu burumbarare. Icya gatatu tugiye kureba aho azashyingura izi ngabo. Icya kane turi bwerekane ni iherezo rya Antikristo, ariwe muhanuzi w'ibinyoma ndetse n'inyamaswa, ariwo muryango w'abibumbye nabo bakorana bose, mbega abategetsi bose aho bazajya bose ko bazaba bahuriye kurwanya Isiraheli. Ahari naho Uwiteka nyine ariwe Yesu aziyerekera amahanga yose yo mu isi kandi akarwanirira Abisiraheli nkuko ajyaga barwanira mu ntambara za kera. Reka dusenga n'Imana. Mana ishobora byose, Mana ikiranuka, turagushimiye kubw'ubutumwa bwiza ukomeje kutugezaho. Fasha umuntu wese warukurikiye ubutumwa bwiza, fasha umuntu wese kwezwa, kandi komeza guhamagara abantu, umuntu wese wumvisha ubutumwa atarakizwa
akizwe uhereka kanya akwakire kugira ngo uzabugarutse uzagaruka usanga akwiteguye. Nuhamagara abera bakagusanganira ku bicu nawe azaba arimo, kandi ubwo uzagaruka bwa kabiri uje ku ntambara Harimagedoni azaba ari kumwe nawe aturukanye nawe ku bicu, ye kuzasangwa ari hano hasi nawe akarimburanwa n'ayo mahanga yose. Dufashe twese ukomeze kubaka ubugingo bwacu, imbaraga z'Imana zikomeze kutubaho, byamaje nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana iguhe umugisha nshuti mukundwa, hanyuma kiganiro nakagaruka. Shalom shalom. azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, tuzaba kumwe